jena mpamvu nari ngukumbuye ndavuga ngo uyu munsi nicaye ndavuga reka nze murebe. Cha bimeze neza kabisa na kibazo ahubwo wowe ni wowe nari narabuze cyane cyane. Sheri ntago njyewe nakirirwa ndaguhamagara mu rugo ndahazi njyewe nirirwe n'icama yo kuguhamagara cyangwa mbwa ngomba kuza kukureba mu rugo bera mu rugo ndahazi nta kibazo. Ndebera noneho nkiyuze ukasanga wa musaza mwari gukiranuka. Muzee ni ikibazo nanjye ndamutiye ariko muzee nukuvuga ngo ubungubu ibintu byarahindutse. Jewe ntabwo ngeze ngenda nicaye nicaye na nitwaye Ushaka kuvuga ko aguze naguze nyirukanso nukuvuga ahubwo ahubwo nukuntu naje hano twicara tukaganira ngatinda naguze inyirukanso ahubwo wowe ndakubwira ubungubu kugeza nicaye hano naparitse hariya nanatinze deja bashobora kuba bananyigero televiziyo wagenda ukandebera Waparitse kise wagenda urebe sheri nje ntago ngenda nafite nyirukanso ngewe nyirukansere genda afite nyirukanso genda urebe wasanga atari imodoka zikazajya tugendamo. Ariko mwana nyagasani ariko mwana nyagasani rubanda bakumira ubu si niyo nyirukansiye yawa data we uraje urishimye cyane. ndishimye ubu sira niyo nyirukansi wambwiraga None se urabona ni iki? urase nakabwana kakagare nakagare kakabwana sisi umuntu abivuga nanjye birantunguye cyane. Ese urakabonanye umurizo namba nagafite umurizo uziko karakatana twara n'umubu namba nakagira umurizo. ubu se wowe no nanga tugiye wowe tukagenda wowe wankurikira wewe uziko kubonye ndi umubu ngiye karagatwara imibuka nige sindi umubu akosheri najye umuntu w'umugabo ugura ubimenye ko ejo hazaza hari heza ugura ubona savamo umuntu w'umugabo gute none ndi umugore sheri reka tubireke dore n'amasara agiye papa atagusanga hari uriya musaza noneho nakara akagare k'umubu niba ari akabwana k'umubu simbaze nanjye byancanze asanze mparitse. oya reka tugenda atakahasanga ugasore rwose mbabarira wisohokana reka nigendere ubwo mwebwe hano iwanyu nahasanze akahe kaparitse urasuzugura wasanze twebwe zagiye ntabwo ziparikwa ahangaha bazijyanye mu igaraje adekerane sasa ndaza ngewe ndafite icyuma nyirukanso ukazana muzakara mukashakana gasangaga kuko puberi yacu ntayo tugifite ahangaha rwose kamvanira. uravuga ko noneho akangaka nako gushyira muri puberi uravuga iwanyu ikintu umuntu aba nandi kajya reka aka ni aka puberi kandi papa gasanza noneho ntabwo namukira mbabura umvanira mbabari yewe ngendesha neza nitwarire kuko karampenze jana uretse witonde wewe uravuga byawe uvaye nugira imana urabona puberi bayakagushyiriyemo wowe wigomeza kuntuka icyakora nugira imana ubone puberi bari gushyiriremo ko nabo barishyira. kumwinjira ntako iragakugwa n'umuntu kazi arasohoka cyane asohoka muri tura noneho kubona akaginga buri munsi wanjye buri munsi wanjye kavogera salo kugeza kavogere n'icyuma niko yewe mugore ukunda abagabo nikomerekeje ese ni mwebwe bose ni mwebwe muze kuri hano ndi hano nari nje kureba niba mufite ibiguru hano nkabibakatira naye muzamu hano
muzamu oya narije kureba niba hari ibintu mufite hanyuma nkabibategera none se ko biri kose akazi ndakabona akazi madamu wande ukabisubiramo ariko aretse kuko muza kuba madamu biri kunera isoni rwose wawe ariko aretse gukomeza kubishoza uvuga madamu wawe wareke aho ngaho kuko ko numva bineye isoni oya ahubwo ukomeza kubitindaho ni madamu wanjye genda nabyuka arakurebera ko ntabwo n'ibishimwe nabitwaye kugira mbahweze mbahuritwe niho mwana hindura niko niko nuko ngenjeje nahise akaraka n'ubu ndakarangije ntabwo nzongera gukora ntabwo uzongera gukora gukorwa mu nda ndakubwira ntabwo uzongera kurya hora mvira no mu nzira nigendere genda ngo ntuzongera kugahasa n'iwawe ari murambaye ndetse ko yakoraga mu nda wa mugore wanjye naje mu gitondo nsanga haraye ikindi kigabo cya rutura kirigango pe byaba ari agahomeраmunwa none se ubu nakora iki pasi ariko reka mubwire ega ni no mu gihe ariko bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo ntukajye wishima aho utishyikira none se urareba ugasanga nishima ku gifu honyine ahubwo wowe ugomba kuba ushaka kwikoza agati ahantu ntavuze none se ubwo nakora iki aho urumva maze mubise nyimugende ariko wowe uzi gutungwa nako uzi gutunga umugore kurusha kuri gutya kurusha amafaranga arihambira reka rero mubwire wikwirirwa wibaza ibibazo byinshi sibyo wowe musige muri uku kuzimu kwe ngo ni inzu n'amadayimoni ye ufate inzira yawe wicireho ngende nyine singende ngiye ariko pasiteri ubanza nawe ubifitemo uruhare na yesu ugomba kuba ufitemo uruhare ahubwo reka mubwire niba ari uko kandi njya nguhanura ukanga kumva yamwanga kumva nyamara yanze no kubona aho nuko rero uraramuka wanze kugenda uretse uraramuka wanze kugenda ariko uzi ko ari byo koko uzasigara umeze nka za imbwa zimwe zo ku muhanda zirara zimoka imbwa yewe ubwo si ngomba isega akazi ka ubwo mbamubwire reka muzimanire ntibumva se ahubwo kazane ngasome rwose uzane agakonje hisha mbari yasohoye nayo iki ese nenda ndeba kwakira na Yesu apana aka ngaka katika aka gacurika inzoka gacurika izawe izanjye zirorera banza cy'ibyo usigaye abapasiteri usigaye umeze nk'umusigati igeragereza somaho gacurika inzoka katika reka ngiye nigeragereze mbere ko naramira agapfukanye niko nta soni rwose wamburana n'ibitabo byera noneho genda nugaruka ubwo ngo uzasanga mfite fanta noneho muzimanire ibyo ntacyo rwose wowe gerageza naho ubundi inama nakugiriye wayumvise nayumvise rwose pasiteri nyine ni uko nta kundi wereka mbe ngiye ariko ubitega amatwi wumve ngaho genda pasiteri umugore ukurusha gutya ntabwo mwabana ngo bikunde ko ari ibyo koko mpamo ya mungu da uzabura ubwenge rusange
ubihombeyemo niyo mpamvu yamubwiye cyangwa arega buriya anashatse yagukuramo ijisho akagushirishamo iyi taseba rero y'intama baza nawe ufitemo uruhare koko yewe utancumuza muzehe utancumuza rwose ahubwo imana ikorohereza yorohereza singagenda nakora akazi hanze ntabona akabyera naho ubundi rero ibyo bibazo nari mubwiye ubigumemo sawa genda sawa basti usurize madame nyine madame musuhuze suhuze madame kabisa baza nawe si gusa ni gahunda genda uzamufata undi munsi byo uzi kubera ko turi kumwe ubu ngubu gutya wanzanye mu rugo iwanyu ukubagisha ngo tuba dukundana cyane rwose byewe bantu bose byewe ndabivuga kabisa ndagukunda wowe nawe tubyishimira kandi kuko ni ibintu nawe ugomba kwishimisha kuko urabona ko nawe abandi bantu ndabona umukobwa ndakuyasize kubera ko nagukunze ntabwo naza ariko kubera ndagukunda cyane naje niyo mpamvu ngukunda cyane kandi nabo wabibonye kubera ko naje iwanyu si byose bigomba kugushimisha cyane nawe ukishima ukanezerwa iyi niyo mpamvu ndakubwira ngo ndagukunda cyane ndasenga ahantu hose ndasenga kuvuga nawe twazajya tujyana gusenga ahantu ndasengera nawe tukajyana n'ahandi wawe Presente? Aline! Vete! Aline! Nakubali wazimu. imyenda yose ni umwanda ni ibiki nta n'ikintu na kimwe kiranga kizima no gupanga ibintu umwe agapanga ibintu ukagira ngo ni cyaguwa kabati ibintu byose ni umwanda ivumbi ibiki n'ibiki simbizi imwe bayamariye ibintu kubera ivumbi n'ibiki hano koko ariko n'ubundi ntikuvure nanjye kujya kubimesa kwimesa si iki ntabwo umesa none ahangaha ureba iyi byose ni ibintu byana mu ngini tu ugomba kujya ukunguta ibintu ugakunguta n'ibyo kumesa buri munsi ntabwo nabishobora ureba kugira ngo uzabone kuriha amazi kuriha umuriro n'ibiki byose ni ibintu bisumbura none ureka kweri yacu y'amashanyarazi ugakunguta ugakunguta gutya dore ivumbi do iri si ivumbi nibazana ibintu byana mu ngini utareba reba hirya no hino kubita ivumbi rikaba amazi iki ni igicyo kanyago ive iki ni igicyo gato ive sokera mu nzu ive ziko ive ije kureba ugamba ubona pete ariko narangije Ega n'ubundi abantu nkamwe mu myaka nyine barabana rero no mu ishuri bajya bigisha ngo la nutrition nutrition burya ngo phenome uriya umuntu urya urugo rw'undi nta kibazo cye komereza hati igifu nudahaga pasi uretse gusiga tuganire pasi bikakongere rwose pasi hano ibiryo birahari twebwe hano turarya nta shida genda haha
sikungereremo rwose pasiteri w'umushyitsi mwiza uzakomerezaho ni isafuriya yose nakuriya musafuriya shyiraho bikeya ushobora no gukomeza n'uko gerageza kanyine gerageza ahubwo guhatutse ubu twakonje wagira ngo ni imigari ariko ni nabyo by'ukuri nyine basikomereza aho ngaho urebe ko warema agafu ngira se ngiye ndi wowe ndarya da iyo rwose mbe nabona afite nta kibazo none ndahaha ibiryo kabisa urahaha niko se ahubwo se ko muri ariwe wateguye ameza madame ntawe urimo reka madamu ari mu gikoni aho ugiye igikoni reka niwe mutware w'igikoni nta mukozi mufite se kuriya niwe ukorera amafaranga menshi akoresha imbaraga nyinshi agomba kuzikombatanya agakoresha n'izindi mbaraga hanyuma nta mugani se umukozi yaba ari uw'iki wowe wajya ukikorera nanjye ngashobora nkabaho tuzi ko utigeze kwiga amashuri ubupasiri wawuvanye ninde wakubeshye se ko imana iri amashuri imana iri amashuri ireba imitwe noneho hanyuma se urareba ugasanga afite umutwe urenze umwe urenze umwe noneho ugiye kunyita umunyamitwe komereza aho ngaho ugiye rwose nta kibazo ubona ariko rero ubwo ngubwo wowe iyo ushaka kuvuga ko mfite imitwe irenze umwe urabona uko usanga narenze ko wari wararana amashuri imyaka ine yose utiga wakora wacuruza buri muntu ubundi ni mu nzu ushaka ujyemo amavuta ndatuma bibika ngakoma rutendere rw'igifu iyo uriko ngashyira ku isahani ngo hagira umuntu winjira kuko asanga ndimo ndira mu isafuriya ariko ntacyo wacuruzaga urumogi cyangwa warumwa kandi ubanza warumwaga kiramara yesu kirisito kirewe umva rero nuko utazi ibyambaye niyo niga muri pirimeri nawe n'ibibazo biteye ubwoba ibibazo nigishijwe n'umwarimu w'umuswa w'umuswa mubi tekereza ko ngeze mu wa gatatu pirimeri naje musangamo uwo nguwo niwe mvuga nyine mu wa gatatu musigamo njya mu wa kane musigamo mu wa gatatu njya mu wa gatanu akiri mu wa gatatu njya mu wa gatandatu akiri mu wa gatatu ubwo si pirimeri kugeza igihe akwigisha ubwo uvuga ko nari kwiga gute ntabwo ari umwarimu w'umuswa ahubwo wowe niwe wari ikigoryi pasiteri namuramu wese imana ikora aho nkubwire ubanza wari umuduri umuduri nako inanga ubwo mwise umuduri n'inanga waba uzamutse mu ntera